nitwa Kanyana Mireille. Uyu mujyi nawinjiyemo mpunzi itotezwa, amagambo y'agahato, kubitwa, imirimo y'agashinyaguro bya mukadata. Uyu mujyi nawinjiyemo ndi umwana muto, icyakora sinzi niba ntarahungira bwayo mu kigo. Baby, nonese izo nzara zawe wazikoresheje urabona ko twajyana muri salo Mimi ngenza njya kwita Mimi Hitrax? Yes sir. Bazo jya bari abakobwa? Yes sir. Tayo kujya kuri office. Siko bimeze? Yes sir. Sawa. Bisigaye bashije iki? Yes sir. Boy kwanza. Gira vuba, zamura. Nawe. Vuba. Ugabanya ibiciro. Mwihute, mwihute. Cyangwa mwihute. Asumisize nabyo bakira abantu ariko abakobwa batazi Kigali ye akubundi mama yarakubyaye ikibazo uri kumva urangije ukananirije so atari natwe bagito ba baby cheers akabakobwa nabe ntabwo uzi utanga cheers Ndashiri uyu niko tumutunze n'ubu ahubwo ngiye kwereka icyumba cyawe ari nawe twiganira this Jen ni mugende reka nihamagarire ba baby banjye ibikorwa byaha aro baby baby protein nimugoroba usinguze biti reka hano abakobwa ko guranga urusura kayobewe anerereje ibintu byanjye studio zanjye zose yarazijyanye ntashobora no kwigurira studio ahubwo afashe utwanjye rwa rugabo naguze twenda dushyashya tuntu dushyashya two nyine yarabinge twabure ko bra nyine aranamwa cyo cyatuguriye behenesi iyi ndimo ndawa yanzura yarayampaye n'agashenete gashyashya nyine yakamanda nakama reka mama bafite stress baby nyine ni cyiza ndakubwira sawa baby ndabona project aje kunereza bye Keve. Yes bro. Bitese. Nisa. Iriwe neza. Niwe neza. Urakomeye. Bora uri kuri telefone sore mu cyara. Ako bro, cyo ukunda kumbaza ibintu byinshi umunsi. Yakoze asese inshingano. Umukuru wawe. Ikibazo buri wese azamubwira. Wari bitambura umwuka. Cyo cyabiriwe neza. Bro, ntukamwambaza. Bro reka mbabaza ko kimwe n'ubushiki wanjye mama najabiriye ntajya bashwitaho mugire umugurira amasutiye ko yanjye aramaze ya Kevin ya ntashaka kwigurira inkweto nzasuka n'udukarito twanjye twambaye please sigaye yambara none nyeso ikibazo wambaje ngo ni kihe ngiye mubajije ikibazo ntabwo Kevin ashobora kwishyira ku murongo mushyire ku murongo please ntabwo nzajya nigurira udusutiye tutarimo amapamba ngo twambare ariko Kevin ahangaha
kuki uramugenda mushyikirana mufite ikihe kibazo bro ndabona izina Kevin ngiye kuzaryambura nkiyita baby girl please bro wafasha kukomanda bobra cyangwa tugusigire ka vert rouge c'est bro umva nkubaza ndi kwisi mama barambaza ibibazo inshuti zanjye njyana nazo niba waramenye njya muri show nabonye hano haje n'umukobwa noneho sinzanye yatutse umukobwa ndi wamusanye ndi wamusanye nasanze Kevin ari kumwe nawe ako bro kibazo mfite birugomba ibintu by'ibyenda mu rugo ku meza ibyenda ibyo byenda by'umukara wambaye wajya wambara utuntu turi sexy ntutunambaye ngo utu twenda nambaye nawe ntabwo bijya bishira nawe nta kintu kizima z'ubiyibuza mu ntera ibintu byose byose asa abantu bahanze abacike nisanira baby zanjye mfite abakobwa nanze bafite ibintu byabo bafite n'iki akaba baba mu rugo nta uniye n'icyokera please niba mushaka kuntera icyaka gusa cya buri kanya uri hehe nyine ndi mushyashya muri iyi nzu nari nje gushaka Kevin wiki umushakira ahangaha nanebewe ahantu ikiriya cyumba ukase hepfo ugatukata iburyo bwawe yego Kevin yego reka mprofite kuri uwo munsi kuko nibwo mubonye ubundi uje kujya mu kazi nafite umushyitsi uwo munsi niwo mukorana ntabwo ari dukorana umukobwa w'inshuti yanjye ni umukobwa w'inshuti yawe ndagira rero kukwereke reka imyaka ngezemo uze gukunda noneho ni inshuti nyashuti muzubakana urugo nk'uko wagiye wakoze cyane ni ukuri rwose imana izabigufashemo ngufatiye iryo buryo mwana wanjye rero numara kumubona urajya icyo uza kumera nk'umubyeyi gusa hashize igihe kingana iki muziranye ngerageje banyibuka neza hashize nibura nk'amezi nk'atandatu gusa amezi atandatu maze kumenya imico ye aho ntabwo ari abakobwa batagira indangagaciro rega muri iki Imana yaduhishe buriya fizikari umuntu uramubona ariko umutima nta birimo ibyo byo hamwe no gusenga hari igihe Imana izadufasha ubona umukobwa mwiza w'umutima ufite indangagaciro na kirazira mwana wanjye ukubaka neza wambereye umwana mwiza ntabwo yigeze unsuzugura mbese ntabwo nakwifuriza kuzagira urugo rubi Imana idufashije rero yaba ari wa mukobwa w'umutima reka asa ryaraje umuhungu ari gukora hafi kuhagera murimo muravugana nawe kuri telefone yego ni karibu karibu neza 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 karibu muri sanga nicaye mwihorere yicarire karibu ariko ye k'ejo mu gitondo ufite urugendo rwihutirwa nkaba ndeba nta kintu na gito byitaye yanjye nta kibazo mfite kuko n'ubu nzarukira kwa mukuru wanjye cyaba cyiza kurushaho rero njyewe numva nakugira inama wagerayo ukajya nk'ahantu muri hoteli byibura kuko abavandimwe bo ntabwo biba byoroshye kujyayo umuvandimwe wawe gusa urumva ikibazo nagira ku muvandimwe wanjye ni nk'ikigo abavandimwe bo baragoye oya ntugire ikibazo nta kintu nakugira nzagira ikibazo mbere
uzagereye amahirwe kandi uzitwara. Mama, karame iyi ni umushyitsi nakubwiraga rero. yego Niwe wamusheri wakadutegereje. Sheri, wabonye mama? namishimiye Wabonye gasaza kanjye bamwita Kevin? ako wagira reka kwiyahuza amagambo Mami, abantu babo bari kwiyahuza urukundo please. ko ntabona ko dufite n'umushyitsi koko Umushyitsi nyine ni umushyitsi. ese ubundi wasanze Kevin Ah no. Kevin. turakwishimiye hano iwacu twari tugutegereje nyine usanze turimo tukuganiraho n'ukuri turakwishimiye cyane murakoze nanjye nabishimiye muri ababyeyi beza ibindi turabiganira nyuma reka njye kureba icyo twakwakiriza umushyitsi reka ngere mu gikari gato Sheri? Sheri? Hariya ya mama wanjye. Nahisemo kujya uzuye kuri uyu munsi. Tujyana n'abajya kugira ngo nzaguhamagare undi munsi amata ahari ntabwo byari kuba ari byiza. Oh my god. uriya wimwitaho ese kumuvuka mu ndimwe neza mu ndimwe yabaye muri mwana Please, wanjye. please baby, uvuze ngo ngikundira icyo cyera, please. Ese uzo ngo itombe bazita muki? Ubwo uje wikeraga. Hey. Kevin? Please bro. Ase umukobwa wamukuye. Usikara utwo n'abandi njya mbona hano. Ntanze harafite ase baby urahinga. Ntabwo twitkuza iminwa ine. Reba hey please. Ubwo rero umuvandimwe ariko ntabwo naburenganya. Mukomeze ni Snapchat. Wibitekereza bya Kevin. Kevin ni kuri mbese ni kuriya tu ameze. Oya bro, nuko mu Nta kibazo. Hanyuma yapishe. shiri ni ikihe kibazo? mwese buri umeze neza Kevin? Yes bro. shiri wamuretse mwihorere Ikomereza. shamakuru Bro, ntabwo uzi gusireta. ntabwo bite mu kazi Akazi ni bo, akazi karagenda. shiko shiri ko dusohokana Oh. ntabwo duheruka gusohokana Birakwiye. ni gusiga biburi bize mu kazi nawe ntukiri mu mwanya basubye imbabarirwa Reka. Icyambere ni akazi. Sibyo? Ahubwo Cyambere dusohoke. n'akazi. dushira mva nyine muri kiriya So, fusohoka. Bibi uzasohokera ese? Please. gihe kureba bameze Kevin. Kari umuntu kanye kuri Ako agati. bakobwa b'imuna abonye barusha igifushi. Ese nuko mba meze muranaka? yananiye n'isoni Gute? Niyo mpamvu turuka kure. Ntabwo uzi ibyo banyamugiye urajabiriye ibintu wambaye. Ubwo nawe ngo uje hano ngo muri uru rugo uje wikaraga. Bro, warashatse. Kevin bite bya Kevin. Kevin byiwe ni kuriya. tumihora tuganira Bakembwira hajya. Usuge kwa kangahe. wanyuma nari bitwagiye Nuko cyumweru. Nabuze abakoze. amasaha arageze rero ngomba gutaha dore burije nabasuye kandi nishimiye ukuntu mwanyakiriye sheri nishimiye kubona mama wawe urabizi ndabona kubwira ko nshaka kumubona Yego. ndishimye rero muhamagare rero na umusezero Yego. Igiye kutaza. ariko gahunda Cyumweru. Windera nzi icyo ugiye kumbaza reka nguhamagayire ndabizi abantu bose n'abasheri babo mami
ariko niki Keve ngwino usezere umuntu wawe ariko Keve wahindutse koko mpinduka niko Keve wabaye ute koko ese ko wifuza yaburije kandi naje kare ariko rero nibyo umukobwa w'umutima agomba kugera mu rugo kare utaha rero uzaze kare uzi waduteguje ntusaze ngo twakirize icyayi gusa tuzakwitegure reka rero tukurenze irembo uzaze kare yego noneho rero reka nkugeze aha ngaha akomeza guhegeza nuko Allo? Oui, allô? Ni Mourinho. Mourinho. Ndi umwe muri ba basore muri rya tsinda boss waherutse gusura ejo bundi muri uyu mujyi. Uzi ikintu nguhamagariye se? Simagaye mushaka. Yego. Hari ikintu ushaka kukubwira. Nagira ngo ubwire ko Fati afunze. Fati afunzwe. What? Fati arafunze. Tarazira iki se? Ibyo ngibyo uraza kubimenya ugeze mu gihugu. Kuko cyaragukeneye ku buryo yagushakaga kugira ngo sinzi niba wafata indege byihuse kuko ufata aragukeneye. Gahunda zose nari ndimo rero ngiye kuzihagarika. Yes. Ejo mu gitondo nzaba nkugezeho ngiye gukatisha indege. Okay. Sawa. Amakuru yari meza turaho. Iragenda. Nta kibazo. Iminsi myinshi. Iminsi yaribaye myinshi. Erega nawe warabuze akazi kanyu gatuma muba bize cyane. Yego. Gutwara akabiba binagoye twebwe cyane. Birumvikana. Erega ndabizi biragoye. Iminsi itise wowe. Ndaho ngiye nta kibazo. Urabizi ko nakubwiye ko akazi nakoraga ngiye katumaga muba bize cyane na kare turimo n'ibikora kandi byo ntabwo bingoye. Ndi kurasa ari abantu abari hajya hariya ntabwo bingoye. Bavandi. Ikintu kirekire cyane ariko ubyumve. Gusa. Cyahandi mwebwe. Ngenda cyahari kubera ko nakubwiye ko nahinduye akazi. Niyo mpamvu nakomeje kwifashisha hariya kugira ngo binyorohere kuzaza nyine deplace njya ku kazi ngaruka mu rugo bw'ejo. Okay. Shana. Ndavana cyane rero. Ariko nawe ndabona hanga ntacyo rero. Bye biramfura ko ndi gutegura ubukwe. Dushaka ko turimuka rero. Yego, tugiye kwimuka. Niwe. Bavuga se umuntu ari kunca mu maso cyane. Nabamuzi. Mbonye yaciye mu maso asa nk'umwana wanjye. Umwana wawe? Ko bigutunguye se? Bamwita nde? Bamwita Kanyana. Kanyana? Yego. Ntabwo ari Kanyana. Burya abantu basa nta n'ikintu bahuriyeho byashoboka ko nyine ari uwo basa. Karagaciyemo. Naho ubundi nyine agupanga kwimuka byo birumvikana ubwo ufite umushinga w'ubukwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe nyine ko niba umugani uri gutegura umushinga w'ubukwe uzakora ibikoreye kugira ngo utazabangamirwa ukaba stress cyane mu mutwe. Kwimuka nabyo ndumva atari birenze cyane. Vuba hanga. Yego. Tanatinza rwose. Kuko bimwe bamaze no kubisora by'ingenzi. Azimwe mu bike gusa. Yego. Bonne chance Rwanda. Bonne chance uko byamera kose tuzagushyigikira. Yego. Nicyo tubereyeho. Ni ukuvuga inshuti nicyo zibereyeho. Mu bigaragara ni ukuvuga mu bifatika byose. Tuzagereza kugushyigikira. Urakoze cyane. Yes. Hano barimo gusohora rero.
ntabwo turi kwimuka reka nkomeze mbirebe yego bo ntacyo ubwo nanjye nkurebyeho iminsi yarishije n'iminsi tutabonana yego byibura hari akantu numva nyine muri njye gahindutse ya ni ukuvuga ni byiza komeza iyo gahunda nanjye ubwo ariko nsimbuke nyine hari undi muntu nanjye kureba hafi aha ngaha ni byiza ko tubonanye murakoze cyane yego Fati bite sha makuru yawe biragenda urumva hameze neza nta kibazo ese ashaka umuntu abigisha mwananiranye ngagera hino gatoya Nisho mugenzi wawe gusuye kurenza umunota umwe Fati bite byawe ni byiza byakugendekeye bite kugira ngo uzaha nakubwiye ngo uzitwararike mu gihugu kitari cyawe umva nkubwire koresha buryo kimve hano hantu umunsi nzava hano hantu nzaguha icyo ushaka cyose ubu kuba meze nabi ni uko nicayemo hano ariko umunsi nzasohokamo buri kimwe cyose uzakibona ngiye kugerageza amahirwe yose ashoboka atuma uvamo aha hantu inota nabwo yarangiye sawa nawe musore iki cyo gusura cyarangiye Oh, sorry.